igitondo cyiza bene data, turabashuje kandi tubifurije kugira ibihe byiza. Turagarutse nk'uko dusanzwe tumenyeranye, twizere ko muri bazima mumeze neza kandi aho muri hirya no hino Imana iri kubaha umugisha w'imvura n'ibindi bitandukanye. Uwiteka abahire cyane, kandi n'abababaye, abarwaye turabihanganishije, ababuze uko bagira mwese turabihanganishije. Mwiringire Kristo uwo tumaze iminsi twiga kandi uwo tugiye kwiga muri iki gitondo niwe muhumuriza wacu, ntahandi wakura ubuhumuriza mu isi. Tubararikiye uwo nguwo kugira ngo abahumurize. Uwiteka abahire cyane. Ndi kumwe na ya kipe. Mwe mwaramutse amahoro se? Twaramutse neza, tumeze neza. Ninza bamwita Pierre nk'uko bisanzwe, ubasuhuza mugira igitondo cyiza. Yego, nanjye ndabasuhuje, nitwashaje turamenyeranye. Yesu ashimwe. Amen rwose. Abene data barashimishije, ndabona nabo baramutse amahoro kandi bakomeje kumera neza. Reka rero uko kumera neza tugusangize bene data. Turi ku ngingo y'uyu munsi, ni ingingo yo kuwa gatanu itubwira ngo umushakashatsi w'umunyamwete. Itangwa kuwa gatanu cyangwa hitwa kuwa kane, kubara iminsi kuri kalendari za leta, ariko kuri kalendari z'abadivantiste uyu munsi ni ku munsi wa gatanu. Rero iyi ngingo tugiye kwiga iratubwira ngo umushakashatsi w'umunyamwete mu buryo bwuzuye. Uyu mushakashatsi ni muntu ki? Uyu mushakashatsi ameze ate? Bene data bari hano kugira ngo basobanure neza uyu mushakashatsi uwo ari we. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze duce bugufi dusenge. Turagushimiye data wera, muremyi wacu, tugushimiye ko utugiriye neza ukaba uduhaye kuramuka, kandi tunagushimiye uburyo waduteguriye uyu mwanya mwiza wo kuza kwiga ijambo ryawe kuri iyi cano, ndetse tunagushimiye bene data badukurikirana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turasenze dusabye umugisha uva kuri wowe, kandi yaba kuri twe yaba no kubadukurikirana uduhe umugisha cyane uwo gusobanukirwa ijambo ryawe, uwo kumenya urukundo wadukunze, uwo kumenya uburyo watuzaniye ubutumwa budukiza. Maze igihe turi kwiga ibi byigisho, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, umwuka wera atube bugufi, adusobanurire, atwigishe kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'urukundo rwawe. Ngaho dufashe kandi utugirire neza, ibyo ubona bikwiriye ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi itubwira ngo umushakashatsi w'umunyamwete mu buryo bwuzuye. Reka tubaze, hari ingingo ebyiri A na B. Reka tubanze twumve ibibazo biziriho, noneho tujye mbere twumve uyu mushakashatsi uwo ari we. Kuri A: ni gute abatambyi bakuru n'abafarisayo bacyashye abo basirikare? Muri Yohana ibice 7:47 kugeza 49. Yohana igice cya 7 ku murongo wa 47 handitse ngo, abafarisayo barabasubiza bati, mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu n'umwe mu bakuru cyangwa mu bafarisayo wamwizeye? Ariko abo bantu batazi amategeko baravumwe. Nakoze cyane. Aba ni ba basirikare twize ejo rero. Ejo twabonye abasirikare batumye gufata Yesu, ngo bagezeyo bamutega amatwi, barangije baragaruka batamuzanye. Bati kuki mutamuzanye? Bati nta muntu wigeze avuga nkawe. Aravuga neza rwose, naho wahera. Noneho rero aba batambyi n'abafarisayo barabacyashye, bati se namwe mwayobejwe abantu b'abasirikare, muyobye mute? Reka twumve kuri B. Uvuga ibyo byakurikiye ikiganiro cya Nikodemu ahishura ugukura kwe mu by'umwuka, uhereye igihe yagiranye na Yesu ikiganiro mu masaha y'ijoro, nk'uko biri muri Yohana igice cya 3. Ariko turasoma muri Yohana 7:50 kugeza 5:2. Twumva kuko iki kiganiro kiri muri Yohana ibice 3 ni ikiganiro cya Nikodemu na Yesu. Abadukurikiye mushobora kuba mukizi ikiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu. Ni ikiganiro kizwi n'abantu bose. Kiyamubwirwa ragati ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Amazi ati se ndasubira mu nda ya mama nongere mvuke? Mfite uruhara narakuze ndi umusaza. Nuko ariko kiriya kiganiro mwumvise ko Yesu yamubwiye ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Noneho rero hano reka twumve uko Nikodemu yaje kugaruka, kuko yarashize iminsi ndetse byagereranije imyaka 3 aganiriye na Yesu. Ariko reka twumve uko yagiye akura mu kwizera muri Yohana ibice 7:50. Muri ibi bihe bya Yesu
Nikodemo yabivuzeho iki 50 kugeza 52. Yohana igice cya 7:50 handitse Nikodemo wa wundi wigeze gusanga Yesu kera kandi wari umwe bo muri bo arababaza ati mbese amategeko yacu acira umuntu urubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? Baramusubiza bati mbega nawe waturutse Galilaya? Irebere mu byanditswe urasanga ko nta muhanuzi uturuka i Galilaya. Urumva ko intsinzi kuri Yesu n'abigishwa yari iri kugenda iboneka. Nubwo hirya twabonye uburyo bamutaye, uburyo byari bimeze, ariko no mu nteko nkuru y'abigisha amategeko bari batangiye gusubiranamo. Kuko uyu Nikodemo yari umwigisha amategeko. Arababwira ati none se amategeko barabyemera. Noneho Yesu yabonye umunyamategeko wicaye muri ba banyamategeko. Yego. Utangiye kumuburana. Yego. Aha. Ibi bintu nabyumva utepfiye. Ngo iki cyari ikimenyetso kigaragaza yuko Nikodemu yakuze mu by'umwuka. Atangiye kumenya ukuri, atangiye kumenya n'ubusobanuro bwabo. Atangiye kubabwira ati none se muracira ubundi umuntu urubanza mutabanjije kumwumva? Ubaye aka kanya uyobye ute? Bati none se uyobewe ko nta cyiza kituruka i Galilaya? Soma mu mategeko nyine iki byanditswe bivuga ko iyo umuntu yabaga aturuka i Galilaya nta jambo nta cyiza cyamuturukagaho. Ibi rero byongere byerekane yuko mu bantu mu muntu hatarimo gukiranuka kw'Imana iteka habamo kurengera inshingano, habamo guca amateka, hakabamo no guheza abantu kucyo bari bagombye kuba bafiteho uburenganzira. Amacakubiri, amoko, uturere, ibyo byose biba bigaragaza yuko aho hantu hari umwuka mubi rwose. Koze cyane. Ikindi mbonyemo nanjye ahangaha, urumva ko Nikodemu yahuye na Yesu ari nijoro kuko yatinye kujyayo ku manywa ngo batamuseka. Bamaze kuvugana ntabwo yahise agaragaza ko yabonanye nawe, yakomeje imirimo. Ariko Bibiliya ikavuga ko ngo nyuma y'imyaka 3 Nikodemu yahagaze mu nama aravuga ati ariko mwebwe ko dufite amategeko tugenderaho, ese stati yacu, amategeko yacu yemera ko twanzura tugasoma urubanza tukarukata umuntu atabanje kwisobanura ngo tumenye ko atsinze cyangwa atsinzwe? Bakavuga ngo na mbere yaho bajyaga mu nama bashaka kumwica bamugambanira we ko yarakiriye ijambo rye mu buryo bw'ibanga, ngo iyo migambi akayigwabiza. Burya Imana ifite abantu impande nyinshi. Imana ifite abantu mu gisirikari, ifite abantu mu kiyobozi, mu bacuruzi, hariya hanze hari abantu baba bariyo bafite ibanga n'Imana, igihe cyazagera bakihishura. Nakoze cyane. Burya ahangaho urubanza ahubwo yarabahindukira biti mwamutumye abasirikare tutaramwumva. Ariko reka twumve icyo Nikodemu bamuvuzeho mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisite umunsi wa 7 umuzingo wa 5 ku ipaje y'1136. Yego. Haragira hati Nikodemu yibutse ko kuri mu mutima we, ariko mu gihe cy'imyaka 3 imbuto nke z'uko kuri zari zitangiye kugaragara. Kandi mwene data amaze kutwunganira icyigisho Kristo yigishije Nikodemu mu ruzinduko rwe nijoro, nk'uko bivugwa muri Yohana igice cya 3, nticyabaye impfabusa. Cyagize icyo gikora, yateye urubuto muri we, cyari cyaracengeye mu mutima, kandi yari yarakiriye Yesu mu mutima we. Uhereye igihe yagiranaga ikiganiro n'Umukiza, yasuzumye ibyanditswe byo mu isezerano rya kera afite umwete, kandi yabonye ukuri kwashyizwe mu butumwa bwiza mu buryo butarangwamo ukwibeshya. Ikibazo Yesu yabajije Nikodemu cyarangwaga mu ubwenge, kandi iyo kiza gusobanurwa nurirwa abayobozi bagize inama nkuru bari gushukwa n'umwanzi. Urumva nabiyo baza kugira icyo kibazo batari mu mpaka, kuko burya ngo umwuka wera yakwabaga imitima yabo, ariko ngo inabije no kwishyira hejuru nari yavangura ryari ryarababase bikagerageza kwigiza y'umwuka w'Imana. Ariko bari baramazwe n'urwikekwe
ku buryo nta mpamvu n'imwe yari gutuma bashyikirana na Yesu w'i Nazareti, nubwo yari aba afite uburemere bungana iki bwo kubemeza. Igisubizo cyahawe Nikodemu cyabaye iki ngiki: mbega nawe waturutse i Galilaya? Urumva? Reka wumve amagambo atangaje hano hepfo rero. Burya Yesu bamubeshyiraga ko ava i Galilaya, ariko si we yaturuka. Ahubwo ni nk'uko waba ufite akarere karimo abantu muhanganye nabo, warangiza ukakamwitirira kugira ngo na rubanda. Buriya na rubanda nabo bari baraho ngaho ntabwo bemeranyaga n'abantu b'i Galilaya. Byatumye rero bamutambika abantu bati ni uw'i Galilaya, kugira ngo abantu bumve ko rwose. Hano haragira hati: abatambyi n'abatware barashutswe nk'uko Satani n'abatware barashutswe nk'uko Satani yabishakaga, bituma bizera ko Kristo yavuye i Galilaya. Bamwe muri bo, bamwe bari bazi ko yavukiye i Betelehemu, baracecetse kugira ngo ikinyoma kidashobora kwamburwa imbaraga zacyo. Ni ya magambo mwene data yatubwiye mu byigisho bitambutse. Mwene data Pierre ndabyibuka ayatubwira ibya wa mushakashatsi umugira icyo wavuze ko ngo ikinyoma iyo gihuriweho na benshi mu kibukuri. Ubwo urumva ngo n'abari bazi aho yaturutse baracecetse kugira ngo ikinyoma kitamburwa. Bivuze ko abatambyi bari bazi neza aho yaturutse. Bari bahazi cyane, barabasomye. Yego, umushakashatsi w'umunyamwete mu buryo bwuzuye. Ubwo twumvise ko ari inde? Ni Nikodemu. Umushakashatsi w'umunyamwete mu buryo bwuzuye ni Nikodemu. Ndetse ubushakashatsi bwe yari yarakoze kuri Yesu bwari bwareze umusaruro, cyangwa se bwari bwaragize umusaruro, bwari bwaratumye Nikodemu yemera Yesu, kandi noneho atangira no guca urubanza mu buryo bukurikije amategeko. Ikindi Nikodemu ngo yafashe umwanya uhagije asuzuma ukuri ko mu byanditswe, kandi yarakumenye ku buryo butibeshwaho. Doke ngo yaragusuzumye, agira umwete, aracokombora, arasoma, kugeza igihe yaguye ku kuri kuzuye kutarimwo kwibeshya. Ni umucukumbuzi rero n'umushakashatsi. Nanyibukije ijambo dusoma muri Bibiliya tubwira ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo mwamashima. Buriya rero bene data mukurikirana icano, mukurikirana ibi byigisho, namwe reka tubararikire gushakashaka uko mwamenya ibyo mwamashima. Mugire ubushakashatsi nk'ubwa Nikodemu, kandi mujye mureka dusangirire ijambo ry'Imana. Rizatugirira umumaro, rizatwubaka, rizatuma imenya ishira, rizatuma tugira ubuhanga bwo kuba twajya kubwiriza ahantu ntituhangane n'abo dusanze, rizatuma n'abaturwanya babura uko baturwanya, yewe rizatuma amagambo tuvuga agera ku bakomeye n'aboroheje n'abandi bantu dutekereza ko kuri kutageraho. Rero reka mbashimire uburyo mwitanze, uburyo mwazindutse, uburyo mubana na muba kuri yicano kugira ngo mufashe abayikurikirana. Uwiteka bahire. Reka tunashimire na bene data badukurikirana, namwe Uwiteka abaha umugisha cyane, kandi namwe ne data udufasha kuri kamera nawe Imana imuha umugisha cyane, kandi Imana imwongerera impano, ibyiza byose bimusagirizwe, ubwenge bwe burushaho kwaguka. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, tubibasabiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.